baganira amagambo y'Uwiteka, ariko haza kubaho ikindi gikorwa cyo kujya gushaka inkwi ngo bacanire bashire imbeho, mbese muri make. Hanyuma ariko ngo Pawulo ngamaje kugwiza umuganda w'inkwi, ngo abantu benshi bari bitegeye kubona icyo gikururuka cyamufashe ku gikonjo cy'ikiganza, ariko ngo bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Hari ikigeragezo wicayemo iminsi myinshi, ikigeragezo wacicaranyemo n'abo mwakoranye umurimo, ikigeragezo wagitewe n'inshuti zawe, ikigeragezo wagitewe n'ababyeyi. Hari impamvu uri ku muhanda, wavuye mu rugo ujya ku muhanda, ujya kuba mayibobo ubitewe n'ababyeyi. Bategereje guseba, ariko kuri uyu mugoroba Imana irambwiye ngo nta guseba, nta gukorwa n'isoni. Imana irambwiye ngo amadeni ufite ntabwo ugiye gukorwa n'isoni. Abari bategereje ko ubukwe bwawe bwapfa nta gukozwe n'isoni. Imana irambwiye ngo babandi bari bategereje kupfa, babandi bari bategereje ko ikigeragezo kigukamura, Imana irambwiye kuri uyu mugoroba ngo ngutangarize ngo gira ihumure, gira ituze mu mutima, nta kintu kinanira Imana. Umunsi umwe nibutse Baraki yigeze guhamagara Balamu, aramubwira ngo genda umbumire Abisirayeli. Balamu ageze ku musozi yitegereza ubwoko bw'Imana, arabureba cyane, arangije arahindukira aravuga ngo navuma ndi Uw'Imana itavumye. Nta muntu wakuvuma ibyo bategereje, ibigeragezo bagusunikiyemo, intambara bagusunikiyemo, Imana ije kuzigwana, bagiye guhindura bavuge ngo ni Imana. Haleluya, haleluya. Abantu bagiye guhindura ngo bavuge ngo ni Imana. Bamenye Imana wasenze, bamenye ubwoko bw'amasengesho wasenze. Warasenze baravuga ngo uri umusambanyi, urasenga baravuga ngo uri umurangi. Ntabwo bemeye amasengesho, ariko amasengesho usenga adaca kwa mudugudu, adaca kwa gitifu, ayo masengesho aje kwivugira, ayo masengesho aje kwikorera, ayo masengesho abasha kwinjira mu rukiko utinjiyemo ngo ujye kuburana. Imana yamwijurije kukurengera kuri uyu mugoroba, Imana yamwijurije kuguha imbaraga. Abana b'abantu bagutaye, abana b'abantu bashaka kukorwa n'isoni, abana b'abantu bashaka kuhomba ubucuruzi bwawe, bashaka kuhomba, barashaka yuko ugwa manka. Ariko Imana iravuze ngo bategereje kuseba, ariko nta gusebye. Kandi abo bagutegereje ni inshuti zawe za hafi, n'abo mukorana mu murimo, n'abaririmbyi muririmbana bashaka kukugwisha. Ariko Imana irambwiye ngo ikongeye imbaraga kuri uyu mugoroba. Oh, destika laboni yasayi. Imana irantumye ngo ngubwire ngo ikongeye imbaraga. Yewe munyamasengesho urimo gwishwa n'abantu bagenzi bawe, n'abanyamasengesho bagenzi bawe, hari ikintu Imana yantumye ngo nze ngo nkubwire ngo intambara zihagurutse cyane mu bakozi b'Imana. Imana yagiye kunyereka, inyereka umusozi uri kugwaho abahanuzi, inyereka umusozi uri kugwaho abaririmbyi, inyereka umusozi uri kugwaho abantu bose bari gukora umurimo w'Imana utandukanye. Imana irambwira ngo cunga neza, wowe cunga umutwaro wikoreye, cunga agakiza kawe, cunga umuhamagaro wawe. Abakwiruka inyuma bareke bakwiruka inyuma. Imana iyo yagutereye urwego, abaguriye bagwa hasi, ntabwo bongera kugukurikirana. Ndagira ngo ngutangarize, Imana yiguhamagaye ngo uyiririmbire, Satani nawe ahagurutse abandi baririmbye kugira ngo bakurwanye. Ntago yajya guhagurutsa umusinzi ngaza kugwanye. Nshuti yanjye reka nkubwire ikintu gikomeye, intambara nyinshi ziri mu bakozi b'Imana. Imana yiguhamagaye, Satani nawe ahita ahamagara bakugwanye. Haleluya. Humura, Yesu arahari, humura, Yesu araza kukugirira neza. Yesu afite ingabo nyinshi, Yesu agiye gutanga ingabo ku bwawe, kandi Yesu yongeye imbaraga mu bugingo bwawe. Nshuti yanjye, wowe uri ku muhanda, wowe wabonye ibyo mu rugo bigucanze, wowe wabonye ababyeyi bagutaye, wowe ababyeyi bihakanye, ndakubwiza ukuri yuko Imana ije kugukura ku muhanda, kandi Imana ije kukugirira neza. Wowe wihebye uvuga ngo ubukwe bwawe ntago buzaba, Imana ifite abagabo, Imana ifite abasore beza bubaha Imana, bavugira Imana, batigeze bajya kwigaragura mu byaha. Wowe senga Imana, uhamagara Imana, uce bugufi. Bibiliya iratubwira ngo abubaha Imana nicyo gituma abantu bakizwa. Nta kindi kintu kigiye gutuma abantu bakizwa si ukuvuga Imana, ahubwo ni ukuyubaha. Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya iratubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Va mu byaha uba umunyabwenge, va mu byaha ukorera Imana. Warasambanye usambana igihe kinini,
ariko iki ni cyo gihe cyo Yesu agiye kukwakira. Waribye wiba igihe kinini, ariko Yesu aje kukwakira, agutegeye amaboko kugira ngo uze akubabarire ibyo byaha. Yesu akugirire neza, Yesu akwambike umwambaro wera, Yesu akwandike mu gitabo cy'ubugingo, Yesu yongera guhamagare bundi bushasha, Yesu yongera kwambika izindi mbaraga, Yesu akwamamaze muri iki gihugu, akwamamaze no hanze yacu. Yewe mukobwa we, yewe umaze igihe kinini ukuramo inda, yewe mukobwa we wikiyandarika, hari Imana igukeneye, hari Imana iri kuguhamagara. Ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu niwe ukuruhura, ngwino kwa Yesu akugirire neza, ngwino kwa Yesu. Hari indwara zikurembeje zituma wiheba, ngwino Yesu aragukiza. Hari ikintu kimwe ntekereje, hari abantu batazajya mu ijuru kandi barasenze igihe kinini. Ugasanga umuntu kuwa mbere agiye gusenga, yarangiza akava mu rugo afite icyifuzo kivuga ngo ngiye gusengera igitenge. Ubutaha akagaruka ku rusengero agiye kuvuga ngo ngiye gusengera amafaranga yo kukidodesha. Icyo gihe ntabwo uba ugiye gusenga Imana, ahubwo uba ugiye gusaba igitenge nicyo uri gusenga. Umuririmbyi yararirimbye ngo iki, ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha ngo utaramire neza icyo umbwira. Kuki yamanjije gusaba kuvuga ngo Mana yanjye mfasha ngo utaramire neza icyo umbwira? Dukeneye kumanza gutarama. Abantu benshi baruhijwe cyane no gukenera ubuhanuzi. Ubuhanuzi nibyo burahari, ubuhanuzi nibyo Imana irabufite, ariko mumanze mushaka ijambo, mumanze mushaka imbaraga z'Imana. Ubuhanuzi nijoro nawe wabubona, ubuhanuzi Imana yagusura. Haleluya, haleluya. Nukuri kurikira Imana utitaye ku by'isi, Imana izakugirira neza. Imana ifite amafaranga, Imana ifite abagore beza, Imana ifite abasore beza, Imana nta kidafite. Aya mazu yose ari muri Kigali n'ayawe, Imana yarayakugabije. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu irakomeye. Iyi Mana yacu yigeze yabwira Mose, iramubwira ngo navunye ukuboko kumwe kwa Farawo, ngo ariko n'ukundi gusigaje inkota nako ndaje nkuvunagure. Wigira ubwoba, wigira ubwoba. Mama humura, impamvu utinze mu kigeragezo cy'ubugwayi. Humura mama, impamvu utinze mu kigeragezo cy'amadeni. Humura papa, impamvu utinze ku bushomeri. Humura mushiki wanjye, impamvu utinze mu rugo. Nagaruka Imana yakwibagiwe. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo ubwo isezerano Imana yasezeranyije Aburahamu mu gihugu cya Egiputa, yamusezeranyije ko Imana izavana Abayisiraheli mu gihugu cya Egiputa. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko hagati aho, mbere yuko Mose avuka, kugira ngo avane ubwoko bw'Imana mu gihugu cya Egiputa, habaye intambara nyinshi cyane. Himitswe undi mwami utarigeze kumenya Yosefu, ariko ngaragenda afata Abayisiraheli ngabagirira nabi, atangira gufata abasaza, afata abana batoya arabatatanyiriza. Ariko Imana kuko yavuze ko Mose agomba kuvuka akavana Abayisiraheli mu gihugu cya Egiputa, mu gihugu cy'ibyaha, Imana imamagaye ngo nze nkuvane muri icyo gihugu cy'ibyaha. Imana imamagaye ngo nze nkubwire kije kukugirira neza. Imana imamagaye ngo nze nkubwire ngo uve mu burayi. Imana imamagaye imbwira ngo nze nkubwire ngo va ku muhanda uze usenga Imana, uyipfukamire, uyubahe. Imana igiye kukugirira neza, Imana igiye kugutabara, Imana igiye kuguha amafaranga, Imana igiye kukwambika imbaraga z'Umwuka Wera. Satani yazanye imbaraga nyinshi kuri iyi si, niyo mpamvu abakurikiye Imana cyane nabo igiye kubambika imbaraga. Muraje mureba akagiye kubahanza ahangaha, akabakozi n'Imana na Satani. Nshuti zanjye mwitonde, uyu murimo n'uw'Imana yaduhaye. Uyu murimo ntago ufite nyirawo. Bahanuzi bavuga butumwa, Imana impamagaye ngo mbagire inama, mureke kujyana. Cunga umuhamagaro wawe. Niba ufite impano yo kubyina yibyinishe, ariko wireba ko ufite impano yo kuvuga ubutumwa. Genzura ibyawe ukorera umugisha wawe. Wigwana n'iby'abandi, wikirukanka ku by'abandi. Hari ikintu Imana irimo imbwira. Imana iri kumbwira ngo dore abantu bazabona ijuru. Umuntu uzi wese kababarira umuntu wamukoreye icyaha atigeze amusaba imbabazi, uwo nguwo icya mbere ijuru ararifite. Icya kabiri, umuntu uzi kugaburira umuntu ushonje akambika imfubyi abapfakazi agafasha, ukaba wagenda ku muhanda ukavanayo abana, nta kabuza ijuru zaribona. Haleluya, haleluya. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo
imana ntabwo ikoze isoni, imana ntirya ruswa, imana icyo yavuganiye nawe ku musozi izagisubiza, imana icyo yavuganiye nawe mu iteraniro rigari izagisubiza, imana iri kumbwira ngo nta deni izagenda mu muntu. Nshuti yanjye reka nkutangariza iki kintu, hari ibintu imana imaze iminsi intuma, imana intumye ibintu bitatu ngo mbikubwire. Wowe utuye mu gihugu cy'u Rwanda, icya mbere imana irambwiye ngo wowe ufite umuntu ufunzwe ukaba amaze igihe kinini afunzwe, imana irambwiye ngo muri uyu mwaka izanye ikintu cyitwa imbabazi muri gereza z'u Rwanda zose. Ndabihanuye, ndi umuhanuzi w'imana, ndabiguhanuriye. Uyu mwaka imana igiye gutanga imbabazi muri gereza zose zigize u Rwanda. Ni imana ibyikoreye kuko yitwa imana. Ikindi imana yambwiye ngo mbwira abantu, imana yarambwiye ngo isi ngiye kuyizengurutsa, ariko irambwira ngo abanyamasengesho mube maso. Nimumara kuba maso ku karago, umuzenguruko utera isererisi ntabwo uzakugeraho. Dadi we, wowe ufite amafaranga, wowe ufite ubutunzi, vayo ku karago wumva imana, vayo ku karago usenga imana. Dore isi irazengurutse, dore isi igiye gucanga abanyabwenge, dore isi igiye kunanira abayize, abafite dokitora, abafite masitazi, dore isi irabacanze, bifuje no kwiyahura biranze, ariko imana yonyine, imana niyo ije kuturengera. Iki ni igihe cyo gusenga, ntabwo ari igihe cy'umudabagiro. Ikindi imana yambwiye ngo Satani yohereje umwuka w'ubwijyane mu bakozi bayo. Nshuti yanjye wowe umuririmbyi, gerageza kubaha impano ya mugenzi wawe, gerageza kubaha impano ya mugenzi wawe, ndetse wicare wumve ko akurusha ubutwari imbere y'Imana, wumve ko impano ye ikuze cyane, nawe nakugirira gutyo umugirire uko nguko. Haleluya. Umurimo w'Imana uzakomeza. Ndagira ngo ngutangarize ko iyo imana iguhamagariye kuza guhingira abaturage kugira ngo barye, hagati ishiramo abandi bakugwanya bakavuga ngo uhingira ku giti, uhingira ku birozi, kandi waravuganye n'Imana. Ndagira ngo nkubwire niba imana iguhamagariye kuyikorera, itegure n'abanzi inyuma yawe bagiye kuza kukugwanya, ariko abo banzi ntibakagukange, Uyu mugabo Moridekayi, ubwo Hamani yamugwanyaga, ntabwo byarangiriye aho ngaho. Icyo giti bashaka kukumanikaho, icyo gisango bashaka kugushiraho, warasenze imana guhera mu myaka yawe yose, sogokuru wawe yarasenze imana, ntabwo icyo giti uzakigeraho. Ndirahiriye, ndi umuhanuzi w'Imana, icyo giti kizamanikwaho bene abo ngabo bari inyuma yawe. Ikindi ndagira ngo ngutangarize ko nta muntu utunga urutoki umuntu uri inyuma ye, umuntu atunga urutoki umuntu uri imbere ye. Impamvu bakugwanya nuko uri imbere yawe, nta muntu ugwanya umuntu uri inyuma ye. Impamvu bagufitiye ishyari ni ukubera ko icyo wavuganye n'Imana yagisohoje, niyo mpamvu bagufitiye ishyari. Oya, Imana irampagurikije, abantu bafite agahinda kenshi k'abakozi b'Imana iri gucyura. Hari abandi Imana iri guhagurutsa. Imana iduhagurukije ngo tuze dusibe icyuho, Imana iduhagurukije ngo tuze tubwire abantu bave mu byaha. Wowe unkurikiranye uri mu bihugu byo hanze, wowe ubona ubuzima bwanze, wowe ubona waragiye ibintu ari sawa, ariko ukabona ibintu biranze, ndagira ngo ngutangarize uyu mugoroba, hari imbaraga z'Imana zigiye kukugeraho. Ubwo icyo gihombo Imana ije kukivanaho, ayo marira Imana ije kuyavanaho. Wagiye wumva ari byiza, ariko kugeza aya masaha urumva wagaruka mu gihugu cyawe. Muri Imana ije kugushyigikira, ntabwo uri uwo kugaruka muri iki gihugu, ahubwo uri uwo kuba mu mahanga, kuko Imana yabigusezeranyije. Wagiye wavuganye n'Imana. Nshuti yanjye, umugisha w'Imana uba mu mahwa, ntabwo umugisha w'Imana ari ikintu gipfa kuba kiri aho ngaho. N'umugisha w'Imana uravuna, utazagira ngo uzase kuwubone. Abantu benshi muri iyi minsi Imana yabahamagaye yaramanjije kubashira mu ishuri. Hari ishuri risanzwe ry'isi, hari n'ishuri ry'Imana. Ishuri ry'Imana rirahebuje, ishuri ry'Imana rirakwigisha, rikagukuza mu mutwe. Kandi ikindi ngiye kugutangariza aya masaha, wowe ukize nawe ukenye, ubuzima ni nka sikariye. Nubona umuntu arimo amanuka ugahura nawe uzamuka, Imana igusubije, ntuzamuseke nshuti yanjye, mu kanya mwahura agarutse ari kuzamuka nawe umanutse. Oya, gabanya, ugendeshe makeya, ubahe mugenzi wawe. Nubona umuntu ameze nabi afite inzara, umufashe, Imana izakugirira neza. Imana iri kwibukira abantu ku mirimo,
Imana irimo yibukira abantu kubugira neza. Imana iri kwibukira ku bantu wambitse, abantu wagiriye neza, abantu wagaburiye. Abo ngabo Imana ije kongera kubikwitura. Igihombo wahuye nacyo Imana igiye kubikwibukiraho. Ikintu cyose cy'ikibazo wahuye nacyo, uno mwanya imbaraga z'Imana zongeye kukwibuka.